zimwe muri filimi nziza kandi zakunzwe n'abantu benshi batari bakeya. Ni filime zari zifite ishusho rigaragara ku buryo ubona ko banarishyizeho umufungo utubutse. Ni zimwe muri filimi 10 zatoranyijwe nka filimi nziza z'umwaka washize wa 2024. Izi nizo tugiye kurebera hamwe. Icyo ngusaba ni ukunkurikira ukarangiza iki kiganiro kugira ngo udacikwa n'izi filimi ku buryo waba utazi waza kuyireba. Reka nkwibutse ko iyi channel yitwa Bikizo. Tukaba tukugezaho ibiganiro ku basitari baba bakinnye mu filime. Niba wumva uri interested ko twajya tubana, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo udacikwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Kandi nawe wakanze subscribe uri umuntu w'agaciro kuri twe. Reka dutangire tuya zimwe muri filimi 10 zakunzwe cyane kandi zahiswemo n'abantu benshi zikanatorwa muri filimi nziza z'umwaka 2024. Ku mwanya wa 10 hari filimi yakunzwe n'abantu benshi cyane, The Zone of Interest. Iyi ngiyi niyo dusanga ku mwanya wa 10 muri filimi zabaye nominated. Ku mwanya wa 9 urasanga filimi nziza cyane, Poor Thing. Iyi nayo akaba ari imwe muri filimi yavugishije abantu benshi kandi yinjiza amafaranga n'amafaranga atagira ingano. Ku mwanya wa 8 hari filimi yitwa Past Lives. Iyi nayo ikaba yakunzwe n'abatari bake. Ku mwanya wa 7 Oppenheimer. Iyi nayo ni filimi yakunzwe n'abantu benshi cyane bitewe ubuhanga n'ubushishozi ikoranye. Iyi akaba ariyo filimi iza ku mwanya wa 7 muri filimi 10 twabateguriye. Ku mwanya wa 6 hariho filimi nziza cyane, filimi ikunzwe, Maestro. Ku mwanya wa 5 hari filimi yakunzwe n'abantu benshi batari bakeya, filimi irimo umuteguro utangaje, Killer of the Flower Moon. Iyi akaba ari filimi dusanga ku mwanya wa 5 muri filimi 10 zahiswemo nka filimi nziza mu mwaka wa 2024. Ku mwanya wa 4 The Holdover. Iyi nayo akaba ari filimi yakunzwe n'abantu benshi batari bakeya. Ku mwanya wa 3 hari filimi nziza cyane, filimi irimo umuteguro, filimi y'ubwenge, Brabi. Iyi ikaba ari imwe muri filimi zaciye agahigo mu mwaka wa 2024. Ku mwanya wa 2 hari filimi nziza cyane, filimi buri wese wayereka akubwira ko ari filimi nziza abonye, Anatomy of a Fall. Iyi akaba ari imwe muri filimi niyo yahataniraga ibihembo muri mwaka wa 2024. Reka twikomereza ku mwanya wa 1. Mbere yuko ngera kuri filimi iri ku mwanya wa 1, icyo ngusaba ntabwo kigoye. Reba ndetse subscribe maze ukandeho kugira ngo udacikwa n'amakuru tubagezaho umunsi ku wundi. Ku mwanya wa 1 hariho filimi yitwa American Fiction. Iyi akaba ari filimi irimo umuteguro mwinshi. Uretse n'ibyo ikaba yakunzwe n'abantu benshi batari bake hano mu isi. Mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.